umva none se nago wandangira umuti w'akanyabugabo mwana Gwiki cyane kizaza kunsura ubundi kwa gatanu ntabwo niyizeye ushatse kumbwira yuko umeze nka za video za TikTok zirangira zitaratangira izina ry'Imana abe ni minota 20 iwa nishobora kurenga kandi ahubwo ntandi mba nako nagize ubundi barita none subwo mu buzima busanzwe upfana iki n'inkoko Kira wabimenye se yuko haje urukingo rurinda virusi itera sida Mungu wangu utibeshya nubwo bazanye urukingo rurinda virusi itera sida nago bazanye urukingo rufunga intango ya nuruteri ubwo nyine urabyumva ni ukwikoza mu ndangamirwa kuko ho nta ngaru zinda zibayo ubu ngubu baraza kugabanya ibiciro kuko benye bazi ko batanakwanza sibyo nkubwira se twongeye twariye nyine ahubwo se noneho zigitangaje every day tumanuka uwa kibadashi kabisa ariko gakwe kuki ukunda gutendeka tendeka iki se kandi birayi se cyangwa imyumbati umva mbese wagiye ukunda umukobwa umwe nanjye ariko nari narahisemo umwe pe none ikibazo gituma utendeka ni iki ikibazo nyine urumva kirimo ni uko abakobwa bose baza bambaza ngo kubera icyo atari njyewe dukundana gakwe ko nabonye mushiti wawe Rudovika agiye gushaka icyuki cyakora hariya nanjye naremeye kabisa agiye gushaka icyana cyuzuye kirimo fureshi none se ko nabonye utamutwerere kandi ari mushiti wawe mutwerera ibiki sazama alo gakwe ya pasi naguhaye se byagenze gute nizere ko byaciyemo yewe sha uyu mukobwa wawe izina ry'Imana sha amaze y'amafaranga neza ngwiki gute se kandi dore je namuguriye amayinite y'ijana none n'uyu munsi maze kumugurira irindazi ariko gakwe kuki ukunda gutendeka tendeka iki se kandi birayi se cyangwa imyumbati umva mbese wagiye ukunda umukobwa umwe nanjye ariko nari narahisemo umwe pe none ikibazo gituma utendeka ni iki ikibazo nyine urumva kirimo ni uko abakobwa bose baza bambaza ngo kubera icyo atari njyewe dukundana umva sheri ndavuze ngo ibyanjye nawe birangirira kabisa ngwiki kandi gakwe warambwiye ko tuzatandukanwa n'urupfu sinari nzi ko uzatinda gupfa gakwe ego mabuja kumpamagaye se gahunda twahanye wayishoje ndi kumwe na ka gasore ndimo kubona nta kintu karimo kwibwira gaho nyumvira n'ukuri none se gakwe ntitwumvikanye ukuri bubigenze mabuja urumva twumvikanye none se mabu mbikore gute ariko gakwe ubu akanya uvuye hano inzoga unyo yikuye hehe koko ku buryo waba usinze aka kanya ya mabuja urumva ntabwo nasinze rega ntabwo nasinze twari kumwe nyine mukora iki wongeye kumpamagara se gahunda wayirangije mabuja wa muhungu ko cyanze ari imbwa uzi ko cyanze afite n'umurizi izina ry'Imana yewe iyo ndasiye nta nubwo yabasha no kuyimutera yewe shaka undi uyigerekaho pe Alo? Yes mabuja Gakwe kuki wakereye kuza mu kazi? nyine mabuja urumva imodoka yanjye yanze kwaka Kubera iki yanze kwa kazi? nuko ntari nyicayemo Alo? Shaka koze ko yambwaye gitagishaka kwirirwa mu rugo. Sinabonye se nawe utagikunda kwirirwa mu rugo. Yego. Humura ni ibisanzwe rero imbwa yigani. Nakona nafite n'icyagize mu rugo. Aranyamamaga umwana wanjye aho. Alo? Alo? Papa umuriro ragiye. Nyumvira nk'iki cyane sha iyo ufata se ugucitse. Hey, sina imodoka yanjye y'ikikoko ariko mana biro nzabigenza uteko mana yanjye irongera nze koko
ariko se mana yanjye ubu ndamenya nkora hehe koko wasaga kwege yongeye gusiramo amazi ari kuyoza hanze muhamagare. Ano mabuja ariko se Gakwe iyi modoka yagize ute koko ko mbona ngiye kumfiraho mana yanjye. mabuja numbwira yuko ya modoka yawe yongeye kwicara nk'inkoko iri mu gicaniro. Shaga kwe wabyoreye koko ubu ndi kumwansa nk'uwataye umurongo pe. Ariko mabuja uzi ko burya nawe ari uko kubona ugenda gusa burya wifitemo urunyacyaro rungana gutyo koko ngo ariko se koko mabuja tuvugisha ukuri tuvuga yuko utazi kwa buri kantu garage limited izina ry'Imana. Kwa buri kantu garage limited ibyo se niki kandi? Mvira waraye ni kampani nyine ifite garage rikora zino modoka nshyashya wirirwa ubona mu muhanda z'ama hybrid 0 km zitari hybrid izi zose nyine wirirwa ubona. Umvaga kwe nta mafaranga mfite kugura imodoka nshyashya pe. Kugira ngo se bagurisha imodoka gusa ni ukuvuga ngo bafite abatekinisiye bize nyine iyo ngiyo za Burayi bakora imodoka yo muri 20 bakahita bayihindurira 2024 izina ry'Imana. Ubundi si ubwo ngo nababona ute ko mbona n'iyi ngiyi yanjye ntayitwara ngo ugereyo koko. Oya da ugira ngo se ni ngombwa kwigirayo ni ukuvuga ngo bafite ishami rishinzwe kudepana abantu wapfa kuwufashe nimero yabo ukahita ubahamagara bakugeraho utaranakupa. Shaga kwe wabaho umbwiye ibintu byiza pe nka nimero yabo akakanya mite mbahamagara. Mabuja andika 0784 17 65. Mabuja none wakwatsa imodoka. Wow. Kwa buri kantu garage limited murakabaho pe. Erega mabuja kwa buri kantu garage limited nta na kimwe watubona wahageze. Ndagurapfa. Are uko se waragiye nsiga mu cyaro wigira mu mujyi wenyine ngewe uzi yuko uzapfira mu cyaro. Wagiraga barinda mu mujyi nguheke. Oya ni wari kumeka ariko se koko Rufonzi ni gute wifata umwaka wose ugashira utanamamagaye ngo mbaze n'amakuru koko. Umeze ute se? Meze neza cyane ahubwo suzi ko nanjye ndi i Kigali. Kigali? Ubu ndi i Kigali mu mujyi rwose. Waje gukora iki? Hajya nakuze yuko nabaye perezida w'abamotsi. Kigali rwose ndi umumotsi mu mudugudu wacu. Hari iwacu nyine nirirwa mvuga ngo bajye mu muganda cyangwa habaye n'ikindi kintu nyine nkababwira bakagenda. Ni muri urwo rwego rero umurenge wacu watwohereje mu mahugurwa nk'abamotsi nyine ngo tuze gukoresha bya bindi bita ngo indangururamajwi. Ngaba aribyo tuzajya nyine tumokesha. Ahubwo natekerezaga nkavuga ngo ngomba nyine kugusura ntaramanuka. Uza kunzura? Cyane rwose ndakugeraho humura. Yewe urahombye hajya ntabwo nakubwiye. Oya ntabwo wambwiye rwose. Ugana ndahandi mu kindi gihugu bitaga Amerika. Amerika siri Kigali hagana? Aranyumvira ahandi bisabaga gutega indege. Yamaye bisaba gutega indege se? None ushaka kunzura ahubwo taha amatungo ganje gatabura umuntu yarindi. Oya rwose ntabwo nataha nakubonye kuko mu bintu byanzanye i Kigali no kugusura rwose birimo n'ukuri kw'Imana. Ubu koko Rufonzi uragira ngo ngere kwegendere koko ndi umuntu w'umugabo. Urarinda surira nawe wumva ukunda ibintu bimeze. Oya rwose n'ukuri bitekerezeho kubera yuko nyine nanjye ndabona ndi ahantu nyine hari ibiti nyine byinshi. Ahantu ndahazi ntabwo wambwira ngo ndahantu hitwa gutya na gutya. Ahantu hose ntabwo habaga ibiti. Kandi koko ibiti biba ahantu henshi. Ariko ndimo kubona imbere yanjye hari amapikipiki menshi. Umujyi ndimo ahantu hose habaga amapikipiki. Ahubwo mbwira ngo ahantu mbagaze hitwa gutya nanjye ngubwire ngo nzanga hano. None se niyo kamyo irimo kuzamuka ntabwo urimo kuyibona. Bireba se ndi muri telefone yawe. Basi se uno mukobwa wambaye akantu k'akamini nawe ntabwo uri kumubona koko. Uranyumvira umuntu w'umukobwa se iyo ngumi. Ano? Bitegarase wanjye. Ni sawa ariko mfite ikibazo gikomeye cyane pe. Nakugendekeye bite se kandi nyabu? Nari ngiye kuryama nibwo kutambwiye naje none kuryama byananiye. Ariko sha abakobwa mwaratuziye twebwe nyine utubangari nkatwe duseka ku matama hakaza umufosete ariko mwaratinze we kubera yuko twarabamenye n'iwacu barabamenye. Ariko se Gakwe nese nk'umuntu mukuru ugiye kungira inama nzima none biranze. Ariko buriya mu kinyarwanda cyiza baravuga ngo ntuzibeshye yuko buri muntu wese mukuru yakugira inama kuko buriya n'ingizi nazo zirakura.
ubusambo bakatubwira ngo iyo uriye ngo umuneke nk'uyu nguyu ngo w'ibimane ngo nawe ngo ubyara abana ngo nyine bafatanye ngo b'ibimane baratubeshyaga mana yanjye ariko nanjye gusanga ari ubusambo bwabibateraga kugira ngo nyine natwe tubahe noneho uyu munsi reka murye jyenyine ndebe nimba hari ikintu ndi bubesha reka murye jyenyine ndebe nimba hari ikintu ndi bube ngo bakajya batubeshya ngo hari ibindi bintu nyine ngo by'ingaruka ngo byaza izo ngaruka ariko ni izihera reka nanjye uyu munsi murye jyenyine niba izo ngaruka zigira abantu ba kera bagira ngo ubusambo bagira ngo tubahe gusara komana we reka noneho murye ubumwe kabisa Imana reka murye noneho ubumwe maze ndebesha maze ndebe baraturagiraga bakaturagira kamerama akira nguheho utaza kuvuga yuko nakwimye ugasanga unkameye nk'amaguru gusa ariko hari nashonje